Imana aho kugira ngo ihombe icyubahiro cyayo twebwe yaduhombye. Niba twanze kuyiha icyubahiro cyayo izaduhombya. Umunyepolitike ni wa muntu ufata ikinyoma akakwemeza yuko ari ukuri. N'ukuri wowe uzi kandi ubona ko ari ukuri akakwemeza yuko ari ikinyoma. Atanze igitambo, mbese atanze umusanzu wo kugira ngo intambara mu karere k'ibiyaga bigari irusheho gukomera cyangwa se irusheho gutizwa umurindi. Gorora byose vuba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. In the name of Jesus Christ. Harvest souls to harvest lives. Nkuko Mose yabitubwiye, utazi yavana amenye yajya, nimuze tujye inama. Gorora byose vuba, gorora byose vuba. Amahoro nshuti bakunzi bagorora byose vuba. Turabashimiye wowe wigora ugafata umwanya ugakurikira ibiganiro byacu, kandi turagushimye nawe wigora ugafata umwanya ukadusangiza ibitekerezo byawe kuko ukuba wumva ku biganiro byacu. Turagushimira kuko ntabwo ari ngombwa yuko utugaragariza yuko ibiganiro twakoze ari byiza, ahubwo nikiba kirimo kitagenze neza cyangwa se ubutumwa budatambuka neza, iyo utubwiye yuko ubwo butumwa hari cyakosorwa ubutanze umusanzu ukomeye. Imana rero ibiguhera umugisha. Mu kiganiro cy'uyu munsi n'ubundi gahunda ni gorora byose vuba. Mu kiganiro cya gorora byose vuba hamwe na gorora byose vuba kuri channel yanyu gorora byose vuba. Uyu munsi rero nkuko ejo mwabyumvise mu kiganiro cyahise, twaganiriye ikiganiro cyavugaga ku bice bibiri bigize umusaraba bigomba gutahurwa cyangwa se guhuzwa kugira ngo ibibazo by'akarere bibone umusaraba bibambwaho, amahoro ahindukire agaruke. Uyu munsi nanone turaganira ikiganiro gifite umutwe ugira uti umusaraba wose ugira agaciro iyo umenewe amaraso y'incungu ntagatifu. Muri iki kiganiro n'ubundi turacyakomeza kubabwira yuko akarere k'ibiyaga bigari gakeneye amahoro nyobokamana kuruta uko gakeneye ibisubizo bya politike cyangwa se imbaraga z'abarwanisha umubiri. Ni ukuvuga ngo mutwumve neza, abarwanisha umubiri ntabwo tubabwiye ngo mureke kurwana, kuko ntabwo Imana izahaguruka ngo ariyo iza kwirwanira, izakoresha abantu bayo. Ariko ikibazo, uri kurwana mu mugambi w'Imana? Urugamba uriho ni urugamba ruhesha Imana icyubahiro? Nahaweho gusubiza, ni wowe wenyine ufite kwicira urubanza n'umwuka ukuyobora, hanyuma ukamenya icyo gukora. Muri kiganiro rero mbere yuko tugitangira mu buryo bwimbitse, reka n'ubundi tubanze dushima Imana. Uwiteka mwami Imana y'amahoro, Imana izi byose, Imana iri hose kandi Imana ishobora byose, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Twebwe abagaragu bawe b'abanyantege nke tugarutse imbere yawe, turakwinginze kugira ngo banze kutubabarira ibyaha n'ibicumuro byacu, tweze gukiranirwa kose kutugaragaraho, hamwe na mwene data kurikiye gorora byose vuba, kandi akaba yizeye yuko isengesho rye atumbiriye umusaraba, isengesho rye yizeye Imana y'amahoro, waryumva ukatubabarira maze ukadukiriza akarere, maze ukadukiriza igihugu. Uwiteka, dutangiye ikiganiro dutangirane nawe, kandi nidusoza dusozanye nawe, udushyireho amagambo y'ubwenge ku rurimi rwacu, tubashe kurangurura tukubera ibikoresho, maze nawe ubwire ubwoko bwawe.
bisabye mu izina rya Yezu Kristo umwami umukiza n'umucunguzi wacu amen. gorora byose vuba. Inshuti muvandimwe ukurikiye gorora byose vuba, nk'uko twabibabwiye, nubwo tuvuga yuko urugamba rwo kuzana amahoro cyangwa se kugira ngo amahoro agaruke mu karere k'ibiyaga bigari bisaba yuko haboneka ibisubizo nyobokamana cyangwa se ibisubizo byo mu buryo bw'umwuka cyangwa se ibisubizo byo mu buryo bwa Roho Mutagatifu, kuko tuzi neza yuko uwo Roho Mutagatifu abenshi mutamwemera, kuko tuzi neza yuko iyo tuvuze mu buryo bw'umwuka abantu bagira ngo ni mu buryo bw'umwuka. Niyo mpamvu kugira ngo bisobanuke neza twifashisha ibifatika cyangwa se ibyo abana b'abantu n'ubwenge bwacu tubasha gushyikira, kugira ngo dusobanure ibyo tudashobora gushyikira, dushobozwa gusa na Roho Mutagatifu wenyine ari we ubidusobanurira. Uyu munsi wa none tugiye kubereka cyangwa se kubasobanurira ibyo Perezida Ruto William w'igihugu cya Kenya yakoze, agashyiraho umuhagarariye cyangwa se nk'uko byavuzwe mu kinyamakuru uhagarariye inyungu za Kenya muri Goma, kandi tukaba tuzi yuko uyu mwanya wa none Goma igenzurwa n'inyeshyamba za M23, ndetse Perezida Ruto akaba afite n'ubundi umuhagarariye mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwabyo birahamya bya bindi twababwiye yuko abanyepolitike mu by'ukuri biragoye kugira ngo ubone umunyepolitike w'umunyakuri. Umunyepolitike ni wa muntu ufata ikinyoma akakwemeza yuko ari ukuri, n'ukuri wowe uzi kandi ubona ko ari ukuri akakwemeza yuko ari ikinyoma. Ni nayo mpamvu twababwiye ko muri politike nta mwanzi ubamo, ahubwo harebwa inyungu z'abayikina. Rero muri iyi nkuru baravuga yuko Perezida William Ruto yagennye Judy Kiaria Nkumiri umwanya w'uhagarariye inyungu za Kenya mu mujyi wa Goma uherereye mu burasirazuba bwa Kongo. Iyo ni inkuru wagenda ugasoma ku kinyamakuru Igihe ukayisoma yose, ariko twebwe icyo dushaka kubabwira hano, mwese abayisomye mwabibonye mu buryo bundi, reka tukubwire no mu buryo bw'umwuka icyo bisobanuye. Mu biganiro byashize twabasobanuriye icyo kwita abantu imbwa cyangwa se kwita n'imbwa kugezweho muri aka karere, aho umuyobozi cyangwa se umuntu ukomeye adatinya gufata ijambo akabwira abamuteze amatwi yuko hari igice cy'abantu runaka cyangwa se cyabo abona nk'imbwa we, kandi akabivuga rwose yemye nta kibazo afite. Nabyo twabasobanuriye yuko abo bantu ntago abavuga imbwa bubwa, ahubwo abavuga yuko twabonye yuko mu buryo bw'umwuka imbwa isobanura ubusambanyi. Ni ukuvuga ko ba bantu baba barasambanye n'ikinyoma, baba barasambanye na Satani. Gusambana bivuga ntago ari gusambana ko tuzi, ahubwo ni ukwihuza n'ikibi mu buryo bw'umwuka. Ni ukuvuga ngo abari kubwira ba bantu yuko bihujije n'ikibi, bihuje n'iby'itakwiye kwihuzwa, ibyo twarabisobanuriye. Wagenda ukajya mu biganiro byaciye kuri Gorora Byose Vuba RTV. Mbonera no kubwira wowe utarakora subscribe kuri channel za Gorora Byose Vuba. Hari channel inyuzwaho ibihangano byo kuramya no guhimbaza Imana, ni Gorora Byose Vuba GB Family Worshipers. Wajyaho ugakora subscribe ndetse ukumva ibihangano tunyuzaho, kandi unashyigikira uwo murimo niba wumva bikurimo cyangwa se Roho Mutagatifu abikuyoboramo. Ndetse ushobora no gukora subscribe kuri channel ya Gorora Byose Vuba RTV, nayo inyuzwaho ibiganiro nk'ibi ngibi, na channel iyi turi kuvugiraho kuri iki kiganiro ya Gorora Byose Vuba, Kristo Kizito Kigozi Kayibanda ni K3K. Hanyuma tugakomezanya ibiganiro, kandi ubikoze uraba ushyigikiye uyu murimo, ndetse ukoze share ugasangiza abandi ibiganiro uba
utanze inkunga yawe ikomeye muri iri vugabutumwa. Nk'uko rero twari tubibabwiye, Perezida William Ruto kuba yashyizeho abantu bahagarariye inyungu z'igihugu cya Kenya bisobanuye nyine yuko muri politike ibyo nka bya biri twababwiye yuko nta nyungu zirebwa zindi usibye iz'abayikina. Mwibuke yuko leta igihugu cya Kenya kiri no mu muryango uhuza ibihugu byo mu burasirazuba bwa Afurika, bivuge ngo hari amasezerano aba yarakozwe yuko buri gihugu cyangwa se abagize uwo muryango baba bagomba guharanira inyungu mbere na mbere z'ibihugu byabo, ariko nanone hakitabwa ku nyungu z'ibihugu bihuriye muri uwo muryango. Kuba rero Perezida William Ruto yemeye akohereza abambasaderi babiri mu gihugu kimwe ni ikintu gisobanura mbere na mbere kubarebesha amaso y'umubiri yuko Kenya iri kwirebera inyungu zayo muri Kongo, ariko mu barebesha amaso y'umwuka bisobanuye iki? Reka tuze tubivimuze. gorora byose vuba. Nk'uko twahaye umutwe w'iki kiganiro yuko umusaraba wose ugira agaciro uyumenewe amaraso y'incungu ntagatifu, kuko kubizera umwami n'umukiza wacu Yesu Kristo, twizera yuko iyo adatanga ari amaraso y'igiciro ntabwo tuba twarababariwe ibyaha byacu. Uyu mwanya wa none tuba tukiruka inyuma y'inuma tugatanga n'ibitambo by'intama n'amapfizi kugira ngo tubabarirwe ibyaha byacu. Uko rero icyo gitambo yatanze gishushanya byinshi kandi n'iki giciro kubamwemera n'abamwizera. Kugira ngo aya mahoro mu karere k'ibiyaga bigari agaruke, twabikozeho mu kiganiro ejo hashize, twababwiye yuko hasabwa ibitambo by'ibyaha byacu bikongera gusubizwa ku musaraba bikabambwa, hanyuma amahoro mu karere k'ibiyaga bigari akabamburwa. Ariko kandi twongeye no kubabwira mu biganiro byacu byagiye bihita, tubabwira yuko akarere niba abantu batagoroye byose vuba, akarere gashobora kumenekamo amaraso atarigeze abaho muri aka karere. Iyo tubivuga abantu babyumva ukundi, cyangwa se rimwe na rimwe ukaba watwibeshyaho ukagira ngo dushyigikiye intambara. Oya, ntazo dushyigikiye. Bibaye byiza twese twahinduka vuba na vuba tukagorora byose vuba, hanyuma amahoro akaboneka nta maraso amenetse. Ariko nidukomeza kwinangira amaraso azameneka, kuko Imana aho kugira ngo ihombe icyubahiro cyayo twebwe yaduhombya. Niba twanze kwiha icyubahiro cyayo izaduhombya. Perezida William Ruto rero kuba yafashe agashyiraho abambasaderi babiri mu gihugu kimwe bisobanuye yuko icyo arebaho ni inyungu ze, ntabwo areba inyungu z'amahoro mu karere k'ibiyaga bigari. Kandi icyo bisobanuye ni ukuvuga ngo atanze igitambo cy'amahoro make mu karere k'ibiyaga bigari. Sinzi nawe munyumva neza. Atanze igitambo, mbese atanze umusanzu wo kugira ngo intambara mu karere k'ibiyaga bigari irusheho gukomera, cyangwa se irusheho gutizwa umurindi. Abasoma Bibiliya twese twemera kandi tuzi yuko kuva kera mu isezerano rya kera ikimenyetso cy'amaraso gifite icyo gisobanura. Rero na Satani nawe ubwe azi yuko amaraso afite icyo asobanuye. Reka rero tubibukiranye hamwe icyo cyangwa se inkomoko cyangwa se aho ikimenyetso cy'amaraso cyagiye kigaragara, kugira ngo tubone uko dukomeza neza iki kiganiro cyacu. Mu itangiriro ibice 28 ku gice cyaho cya 12 hatwereka ukuntu Yakobo ubwo yari ahunze mwene se Esawu, ubwo yari amaze kumuriganya umugisha, hanyuma Esawu agashaka kumwica. Yakobo yarahunze, hanyuma ageze ahantu bita Beteli, aguye agacuho n'umunaniro, yisegura ibuye, hanyuma arota inzozi ngo abone urwego rurerure. Uru rwego rurerure rwamanukiragaho abamarayika, abandi baruzamukiraho, ngo kandi urwo rwego rwageraga ku ijuru, ngo hejuru yarwo hahagazeho isumba byose.
mu buryo bw'umwuka ruriya rwego rwahishuraga umwami n'umukiza akaba n'umucunguzi wacu Yesu Kristo waduhuje n'ijuru twebwe abizera. Kandi twebwe abamwizera twizera yuko twahujwe n'ijuru kubera amaraso y'igiciro yemeye kumena ku musaraba i Golgota akabambwa ubw'ibyaha byacu nge nawe. Ngiki kimenyetso cy'amaraso cya mbere, aho ni mu isezerano rya kera. Kandi twongera kubona ahandi ikimenyetso cy'amaraso ubwo Abisirayeli bari muri Egiputa ku ngoma ya Farawo, hanyuma ubwo Imana yashakaga gusubiza ubwoko bwayo mu gihugu cy'isezerano yarasezeranyije basekuruza, byabaye ngombwa ko Imana yica abana b'imfura n'uburiza bw'amatungo bw'abanyegiputa kugira ngo itabare ubwoko bwayo bw'Abisirayeli. Bigaragara mu Kuva ibice 12 wasoma ku murongo waho wa 7. Icyo cyahamyaga yuko Imana iyo igiye gutabara abantu byanga bikunda hari igitambo cy'amaraso cyatambwaga. Ariko twebwe abisezerano rishya ducungurwa gusa n'amaraso ya Yesu Kristo. Ni nayo mpamvu tubabwira ngo mu mugambi w'ububyutse bw'ibiyaga bigari ntago byari bikwiye yuko hameneka amaraso kugira ngo amahoro aboneke, kuko amaraso ya Yesu Kristo yamenetse yakabaye aduhuza, amahoro agahita aboneka tumwemeye tukamwizera. Ariko kuko tubyanze hagiye kumeneka amaraso y'itambo kizira. Hagiye kumeneka amaraso y'igitambo kizira, kuko igitambo kizima amaraso yera twanze kuyemera no kuyizera ngo aduhuze akemure intambara kandi azana amahoro. Mu isezerano rya kera nanone tubona aho maraya Rahabu yahishe intasi z'Abisirayeli, hanyuma amaze kubahisha Rahabu arababaza ngo se ngo ngewe ngo nimufate igihugu muzangenzereza gute? Hanyuma izo ntasi ziramubwira ngo nafate agatambaro gatukura akamanike ku gisenge cy'inzu yiwe. Ako gatambaro gatukura nako kashushanyaga ya maraso ajya acungura ubwoko bw'Imana, ya maraso yera. Kandi koko Rahabu yaracunguwe. Hanyuma muri Yesaya 37 hakatubwira ko Rahabu yatsindishirizwe n'imirimo ubwo kwizera. No muri Yakobo 2 hakabisubiramo umurongo wa 25 yuko maraya Rahabu yatsindishirijwe n'imirimo. Uko niko natwe kwizera twakwizera, ariko imirimo yacu ni ishobora kudutsindishiza kandi imirimo myiza. Ariko imirimo mibi ishobora gutuma twirimbura, ishobora gutuma twikura ku musaraba wera tukirimbura. Ari nayo mpamvu umuntu ukora cyangwa se wahisemo gushyira ambasaderi babiri mu gihugu kimwe kubera inyungu z'isi akuruye ishyano rikomeye, ndetse abaye nk'umusifuzi w'intambara mu karere k'ibiyaga bigari. Icyampa wowe udukurikiranye ukaba maso kandi ugatumbira Imana, ndetse ugasaba Mwuka Wera cyangwa Roho Mutagatifu kugira ngo akuyobore icyo gukora mu bihe nk'ibi bikomeye. Gorora byose vuba. Inshuti muvandimwe ukurikiye Gorora byose vuba, igihe cyose Imana igiye gukora ikintu kidasanzwe habaho n'ibimenyetso bidasanzwe, hakabaho n'ibitambo byo mu buryo budasanzwe. Uko ni nako niba Imana igiye kwimika umugambi w'ububyutse mu karere k'ibiyaga bigari, niba Imana igiye kwihindurira ibintu mu karere k'ibiyaga bigari, byarashobokaga twahawe amahirwe y'igihe kirekire kugira ngo twemere ibihindure dutanze igitambo kimwe gusa cyo kwizera, tugahuzwa n'amaraso ya Yesu Kristo ku musaraba yatanze rimwe na rizima, hanyuma Imana ikitabarira, kuko turi abanyamahirwe tukaba n'abanyamugisha b'isezerano rishya. Ariko kuko twabyanze, nk'uko tubonye yuko kuva kera na kare Imana yagiraga ibyo ikora bigaragarira amaso y'abantu ariko bifite ubundi busobanuro bwo mu buryo bw'umwuka, ni nako Imana igiye kugira ibindi bintu ikora
ni nako Imana iri kureka abantu bakagira ibindi bintu bakora uyu munsi wa none, nk'ibyo tuvuze byo kuba igihugu cya Kenya cyashyize abambasaderi babiri mu gihugu cya Kongo. Twabibabwiyeho yuko akarere kacu tutagoroye byose vuba, hari abantu barimo abirabura bakoreshwa kubw'inyungu za mpatsi ibihugu, kubw'inyungu za Satani, bo bakaba bashaka yuko akarere turimburana. Abo ntacyo bitayeho kindi usibye kuba bayobowe n'imbaraga z'umubi, kuba bumvira ijwi ry'imbaraga z'umwijima bakemera kwihekura, kuko ni umwirabura uba uri kwica undi. Iyo ushyigikira intambara ziri muri aka karere, ni umwirabura uba uri kwica undi. Ntumbwire ngo iby'ubwoko bwa bwoko we wibonamo cyangwa nibonamo. Twabonye yuko twebwe ubwoko ntago nkwiye guterwa ipfunwe nabwo. Niba ndi umuhutu biranejeje kandi biranshimishije, niba ndi umututsi bigomba kunezeza kandi bikanshimisha murambabarire, niba ndi umutwa bigomba kunezeza. Cyakora ngomba guterwa ipfunwe n'ibibi bidutandukanya n'Imana byakorwa n'ubwoko bwanjye cyangwa ubw'abandi. Ariyo mpamvu Gorora byose vuba ntago tubereyeho hano kunezeza umuntu uwo ari we wese, usibye guhugurana kugira ngo tunezeze Imana. Ntago tubereyeho inyungu z'ubwoko runaka, tubereyeho inyungu z'ubwoko bw'Imana. Kandi twabonye ibintu 5 biranga ubwoko Imana yishimira. Niba rero uri mu bwoko Imana yishimira, Gorora byose vuba ibereyeho wowe. Kandi niba utari no mu bwoko Imana yishimira ukaba wifuza kububamo, Gorora byose vuba nicyo cyatuzanye, ni wowe twaje dushaka, twaje tugira ngo dufatane urunana, dufatanye iyo nzira. Jya ku kiganiro twakoze kuri Gorora byose vuba, wumve ikiganiro kiri kuri Gorora byose vuba RTV, aho wandikamo ibintu 5 biranga ubwoko Imana yishimira, hanyuma wumve ikiduhuza ngewe nawe. Kuba Perezida Ruto yashyize rero abambasaderi babiri mu gihugu kimwe, ni ikimenyetso n'igihamya cy'uko kuba twaranze kumva cyangwa se kwizera igitambo cy'amaraso yera ariyo y'umwami wacu Yesu Kristo, hagiye kuboneka igitambo cy'amaraso avumwe. Munyumve neza, ntago abagiye kwicwa cyangwa abazabura ubuzima muri aka karere kubera izi ntambara z'ubuyobe n'ubujiji turi guteza, ntago ari uko aribo bavumye, oya, ahubwo nuko muri rusange imyizerere y'abatuye akarere tugiye kwicisha benshi kubera ubuyobe bwacu. Ni ikimenyetso n'igihamya cy'amaraso agiye kongera kumeneka mu karere kugira ngo twongere guha amaraso Kristo agaciro. Nk'uko uriya musirikare wateye Yezu icumu mu rubavu yamenye agaciro k'amaraso amennye atariho urubanza, ari uko cya gitonyanga cy'amaraso yo mu rubavu rwa Yesu Kristo kimutonyangiye mu jisho kuko yari impumyi, hanyuma agahumuka agahita avuga ngo burya wa muntu nishe yari umuntu w'Imana. Uko niko natwe nitumara kumena amaraso atariho urubanza y'abakecuru n'abana, uko niko wowe ukurikiye Gorora byose vuba muri iyo mitwe n'izo ntambara uri kurema, numara kumena amaraso y'abana n'abakecuru n'inzirakarengane, wanze yuko Yesu Kristo akumenera amaraso y'igiciro uko yizera kuko yamaze kuyamena, ukanga kubyizera kugira ngo ugarure amahoro, ugatangiza intambara uvuga ngo ugiye kurengera abanyarwanda n'abatutsi bavuga ikinyarwanda, ukanga kwizera amaraso ya Yesu Kristo, ukajya gukora ibyaha kugira ngo wewe wirwanire mu mubiri nk'imbaraga z'umwana w'umuntu, ugahagurutsa intambara n'amashyaka ashyize imbere ikinyoma, uzaba ugiye kumena amaraso atariho urubanza, ariko uzahumuka amaso umenye yuko amaraso yabo uhohoteye cyangwa yabo wishe ayo maraso atarariho urubanza. Icyampa ugahumuka amaso ukamenya ko amaraso yabo wicishije cyangwa wishe muri aka karere ari amaraso y'inzirakarengane, ari amaraso y'abantu batariho urubanza, ko wari ukeneye gucungurwa n'amaraso ya Yesu Kristo. Niyo mpamvu aba wishe wibwira ko ushaka amahoro, wibwira ko ushaka igihugu, wibwira ko ushaka ibyiza by'igihugu, ntabyo wabonye, ahubwo urarushaho kujya habi. Wigwijeho ubukire ariko nta mahoro bifitemo, wigwijeho imitungo ariko nta mahoro bifitemo,
kubera yuko wari kubona amahoro iyo ushaka ubutunzi buvuye mu maraso y'umwana w'intama. Iyo ushaka ubutunzi buvuye mu maraso yo gushyirwaho ikimenyetso cy'umwana w'intama, nk'uko b'Abisirayeli bashyizeho amaraso, ikimenyetso cy'amaraso ku nkomanyirizo z'imiryango yabo, hanyuma marayika warimburaga agaca ku miryango yabo ntabarimbure nk'uko yarimbuye Abisirayeli. Nyamara uwabyizeye mu Banyegiputa akabona Abisirayeli bafata umwana w'intama bagasiga amaraso ku nkomanyirizo z'imiryango yabo, akabyizera ari Umunyegiputa, akavuga ngo ubwo Abisirayeli babikoze nanjye reka mbikora, atazi n'icyo bisobanuye. Uwo Mwisirayeli marayika yacunguye ubugingo bwe. Uwo Munyegiputa murambabarira, marayika yacunguye ubugingo bwe. Ni nako natwe nk'uko tubonye ko maraya Rahabu yatsindishirizwa no kwizera kubw'imirimo, ni nako natwe uyu munsi wumvishe gorora byose vuba, kabone n'ubwo waba umpinga kubera yuko tudahuje idini, kabone n'ubwo waba upinga ngewe uri kuvuga, ariko ukumva ukuri kw'ibyo nkubwira, ukabohora umutima wawe, ukemera gucungurwa n'amaraso y'ukuri, ukemerwa gucungurwa n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, ukemera gucungurwa n'ukuri utari uko ubwoko bwawe, ahubwo ugacungurwa n'ukuri kurengera ubwoko bw'Imana, waba ukijije ubugingo bwawe, ndetse waba ukijije n'abazagukomokaho. Nk'uko Rahabu ka gatambaro gatukura yagashyize ku nzu, hanyuma ubwo Abisirayeli bari bageze mu gihugu cye ntibarimbura umuryango we, maze wose urarokoka. Waba urengeye ubugingo bwawe nk'uko ya mpumyi yamaze kubona yuko yisha amaraso atariho urubanza, ikabona kubona yuko ayo maraso ayikijije guhumuka. Niko natwe abatuye akarere tumeze nk'uko twabibonye muri Mariko 5. Kubera yuko twuzuye imyuka mibi, birasaba yuko twemera tukabanza tugakurwamo iyo myuka mibi, tukabona neza yuko kukwica abo tudahuje ubwoko atari cyo gisubizo, tukabona neza yuko gusenyera abantu atari cyo gisubizo, tukabona neza yuko guteza intambara z'ibihugu duturanye atari cyo gisubizo, ahubwo igisubizo kiri mu gushaka amahoro nyobokamana. Reka dushime Imana. Uwiteka Mwami Imana, turagushimye nanone, habwa icyubahiro kuko ugira neza, habwa icyubahiro kuko uri Imana y'urukundo, uzi byose, uri hose kandi ushobora byose, izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Mana nziza, uyu mwanya wa none rero ndakwinginze kugira ngo mwene data ukurikiye gorora byose vuba, data mwiza umusange kandi umuhishurire. Waratubwiye ngo Mwuka Wera niwe uzatwemeza iby'ibyaha byacu kandi akadushoboza guca bugufi no kukwihanira, ndetse tukihanira kureka nk'uko umugambi wawe mwiza w'ububyutse wabutangirije mu Mugande Brazil Kigozi wari uri kwiga ishuri ry'ivugabutumwa i Gahini, maze agatangiza ubukangurambaga bwari burangajwe imbere n'umwuka wo kwihana no kubabarira muri aka karere k'ibiyaga bigari. Uko niko nkwinginze kugira ngo mwene data wumvise gorora byose vuba Mwami Imana yihane ibyaha byose bifitanye isano n'amateka mabi yaranze akarere k'ibiyaga bigari. Mwami Imana umukize umutima wo kwinangira yumva yuko ubwoko bwiwe butunganye, umukize umutima wo kwiyumva yuko ubwoko bwe ari bwo bwoko buri hejuru y'ubundi, umukize umutima wo kumva yuko kuba yarasahuye akica akaroga akiba ntacyo bivuze, ahubwo Mwami Imana udushyiremo umutima wo guca bugufi kandi twihanire kure. Uwiteka, muri aka karere abantu barenganyije abandi, muri aka karere abantu bafungishije abandi, muri aka karere wowe utwumva ushobora kuba warakoze ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Ndakwinginze kugira ngo ucire Imana bugufi, wihanire kureka kugira ngo urokore ubugingo bwawe. Ndikwinginze kugira ngo ucire Imana bugufi kandi ubihamye, uhamye kugirirwa neza n'Imana nyamana, uhamye gukomera kw'Imana n'imbabazi zayo, kugira ngo n'abandi n'abakumva n'abakurikiye ubwo buhamya bwawe nabo bagirirwe neza ubwo buhamya. Mana nziza, bana natwe kandi ukomeze kutugira neza, by'umwihariko ufashe uyu umwene data ukurikiye gorora byose vuba, umugirire neza kandi umwambike ineza, imbabazi n'imbaraga zawe, kandi igitinyiro cyawe Mwami Imana kibe kuri aka karere. Uwiteka watubwiye yuko aka karere kazaba urumuri rw'ivugabutumwa ryera ku isi no muri Afurika muri rusange,
watubwiye yuko nyuma y'uyu muyaga ugiye kuza mwami Imana uzaduhanagura amarira, kandi ko tuzahamya izina ryawe dushize amanga kuko tuzaba twaraciye mu bikomeye. Uwiteka rero ngusabye umutima ukomeye, ngusabye umutima wo kwihangana, ngusabye umutima wo kugucira bugufi. Uzanshoboze kugira ngo data mwiza, ngewe na mwene data udukurikiye tuzabashe kwihanganira ibyo tudashoboye guhindura byose biri mu mugambi wawe, kuko twinangiye tukanga kukumva, tukanga kukuyoboka no kukugororokera. Uwiteka bana natwe muri byose, tubisabye mu izina ry'umukiza n'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen. gorora byose vuba. Reka dusome ijambo ry'umunsi. Ijambo ry'umunsi turarisanga muri Luka igice cya 10 umurongo waho wa 9. Reka tuhasome mu izina rya Yesu Kristo. Haravuga ngo, mukiza abarwayi bawurimo, mubabwire muti ubwami bw'Imana burabegereye, amen. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu atuma abigishwa 70. Muvandimwe ukurikiye gorora byose vuba, niba ukurikiye ibiganiro byacu kandi ukaba wumva hari icyo bigufasha, turakwinginze kugira ngo utange inkunga yo kugira ngo bigere ku bandi, ubisangiza inshuti zawe n'abavandimwe bawe kugira ngo ubu butumwa bubashe kwamamara. Byashoboka uyu munsi tukubwiye ngo duhe inkunga yo kwicana no gushora intambara, abenshi mushobora kuba mwabikora, ariko tugusabye inkunga yo gusangiza ibiganiro kugira ngo turebe ko haboneka amahoro nta maraso amenetse, benshi ukumva ni ikibazo. Nyamara byashoboka, ushobora gusangiza ibiganiro bigahindura benshi, bigatuma amaraso y'abirabura bagiye gutikirira hano mu karere kubera ikinyoma, wenda Imana hari icyo yakora, ubutumwa bukabaramira bukarokora benshi. Turakwinginze rero kugira ngo ubisangize abandi, kandi ujye no muri komenti utubwire icyakorwa kugira ngo ibiganiro birusheho kugira umurongo, ndetse niba wifitemo n'impano yivuga butumwa ukaba wumva umurongo w'ibiganiro dutanga hari icyo nawe wakunganira, watwandikira kuri iyo nimero iri kugaragara kuri WhatsApp muri telefone yawe. Muri kiganiro ukareba hejuru muri telefone yawe hasi ahanditse nimero guteranya 254 75 25 8 25 98, ukatwandikira, hanyuma tukaguha umwanya nawe ugatambutsa ubutumwa bwawe kugira ngo buramire ubwoko bw'Imana. Ndetse ushobora kumva kandi wumva ibiganiro dukora hari icyo byagufasha, ukaba wadufasha ugashyigikira n'uyu murimo dukora, tukabasha kubona kamera tukajya tuvuga dukora cyangwa se dukora ibiganiro unatureba, tukajya tugira uburyo dusangiza ibiganiro, tukagura ibikoresho bikenewe kugira ngo tugire n'abatumirwa baze badufashe gukora uyu murimo, n'ubundi buryo bwose bwanozwa kugira ngo ibi biganiro bitanga umusaruro, cyane cyane yuko hakenewe yuko ibiganiro bitangwa mu zindi ndimi zumvikana hano muri aka karere nk'Igiswahili, Igifaransa, Icyongereza, kugira ngo ubu butumwa dutanga ntabwo bwagenewe kugira ngo bwumvwe n'abumva ururimi mvuga gusa, ahubwo ni ubutumwa bukwiye no kumvwa n'abumva izindi ndimi, cyane cyane izo muri aka karere k'ibiyaga bigari. Bityo rero ushobojwe uko Roho Mutagatifu cyangwa se Mwuka Wera gushoboza, washyigikira uyu murimo kandi waba ugize neza, Imana yabiguhera umugisha. Murakoze, reka dutandukane naho butaha mu kiganiro gitaha. gorora byose vuba.